uyu mwana arihota nk'amagu aratura agashaka kuhaguma arashaka mutekera iguma ariheruka kibagumaguma araguha n'imugu yakuze yanaguhera nzi nege yitakura ikirasi biragoye kumusanga imuhira maguma ninoza iyi ni umufuka ikozwe n'umufuka kwafeyo swag ubana n'ababyeyi ababyeyi barahari turabana. Ese nka mere wawe nka mama yakubonye uri gutambuka nk'iyo kwafa kubwira ngo iki abasenga amagini birira ibinini se kibabatiza umurinde arowana dadi umukobwa kwise muri future husband benshi cyane benshi urumva nanjye harabona itawa future wife banifuza guhura nabo urumva focus nyine wirukira ugusiga ugasiga ugusanga niko bimeze. Future wife yawe ninde nka Muyango baba yahuye n'ikigushi titi yahuye n'ikigushi kimenyi yahuye n'ikigushi nawe utagira ikigusha baba yahuye n'ikigusha titahura n'ikigusha kimenya ahura n'ikigusha Slim Jesus. Reka mbahereza ikaze bakunzi bacu uyu munsi muye n'uwo bita Zawa baba Zawa umeze ute? Ni fresh kabisa. Umeze fresh cyane. Ufitemo vasi kugira ngo dutangire neza. Uyu mwana arihota nk'amagu aratura agashaka kuhaguma arashaka mutekera iguma ariheruka kibagumaguma araguha n'imugu yakuze yanaguhera nzi nege yitakura ikirasi biragoye kumusanga imuhira maguma bamwita Zawa baba maguma asa n'indirimbo nyine ufite oya ntago ariyo yonyine aga thousands of song ese kuki maguma ariyo yahitinze cyane kurusha izindi bibaho nyine kuba indirimbo imwe yaruta izindi kandi yanaziruse imaze igihe bibaho n'ibintu bibaho. Ndabanza ndebe ku myambarire yawe uburyo uba wambaye fashion ninoza ni iki ngiki ninoza cya kiboro bakita igiki iyi ni art y'iboro iyi ni umufuka ikozwe n'umufuka n'igitenge urabona ko ari made in Rwanda nyine ibyacu tuba tugomba kubiteza imbere made in Rwanda ninde ukwambika mu kuvuga ku nyambika ni mahano yatari mahano ni twebwe Zawa baba vibe tune Zawa baba igizwe n'abantu bangahe bagizwe n'abamemba babiri wowe nande njyewe na vibe ID na kinda tune tubanza tubereke kuri kwafe rero kwafeyo swag iyi kwafe ninde uyikogosha iboro ubundi n'umushene wanje Joy cyangwa Samu biterwa nyine n'uwari tu wari ni unkorera ayikogosha nko kurangahe biterwa we n'uburyo yaramutse ari uburyo nigenza agahita avuga ati bro tubikore nyine ese ubana n'ababyeyi ababyeyi barahari turabana turahura ababyeyi ariko mba mu kavumo nyine nk'umuhungu ntabwo wava muri isho nk'icyumba cya rapa ya masaha ugenda umukomangire uherukanye iwanyu ryari niba ngubu navuyeyo mbere yo kuza muri isho ryamana ufite mere wawe na papa wawe ndabafite kandi umwaka mushya muhire ntabwo bizihiza noheli ni abayisilamu. Ese nka mere wawe nka mama yakubonye uri gutambuka nk'iyo kwafa kubwira ngo iki mere aba proud nyine aravuga ati if you wanna try it wegerageza tu ntago yakubwira ati wa mwana we nubwo umeze gutya ariko nararumbije ibyo nibyo abantu bavuga abantu baravuga wowe ugakora ariko umubyeyi still aba ari umubyeyi uko waba kose aba ari umubyeyi kandi nawe waba abona nyine income ibivamo akavuga ati go try it never broken man nimba atari ibanga wasoreje nko mu wakangahe natoboye 62 kandi ubwo ari umuhanga cyane narageragezaga bro tubanze tubatemo akandi kavasi ka kabiri twagiye naraye Bangkok ijoro ryose njyewe nariho naraye Bangkok ni muri backstore
baza mukamano yawe yasanye na Rose bicaye imbere y'igicaniro uri kwibenyegeza umuriro ugurumana ambwira ko ari umufana ansaba ko twagumana barayijoro basaking abandi barori abandi bakoci nawe ugeze usahini icyo kunywa Marwan akwaki icyo kunywa nkabehe injiraga pa yes Maguma ndi kumwe n'umuhanzi ubwo ni Maguma hitmaker cyangwa se Zawababa twari tugeze kuri iyo kwafe yawe ni kugira ngo uhitemo iyi kwafe byavuye kuki ya buri muntu yagira ibintu bye twe creativity twazanye creativity everything creativity dufite n'ibindi byinshi mutajyana iyi kwafe twanayikoraho tugakora ibirenze man ndimo ndareba bino ariko ndi kwibaza nka box yawe yo ubwo imeze ite nani design bari design bisanzwe ni cyabo wambaye nkanga kuva hasi kugera hejuru vasi kujya shasi nakubwira igiciro bihari ibanga rya manager rya nyiri store niwe ugena agaciro bitewe nyine n'ibyo ufata niwe ubuzi nyine value y'ibintu byawe bajya bakunda gutesha agaciro abahanzi ngo bakoresha ibiyobyabwenge nawe wemera ko abahanzi benshi bakoresha ibiyobyabwenge biterwa hari ababikoresha hari n'abatabikoresha ariko nyine abo umwe agatukisha bose wowe ugeze ukoresha ku kiyobyabwenge ho rimwe byibuze ukagera ukakivaho no nta na rimwe uko ngo uri soba ndi soba I'm soba gusekasa wenda tubwenda ako nzoga aho usomaho inzoga sometimes yari happiness ariko ntabwo unywa ngo usinde tunyweresi n'umwaka mushya nyine n'ingamba za polisi yawe urabizi nawe wari wicara ukumva urihebye no never I never uhora uri hejuru njye mora mfite energy ziri muri njye ntazi aho ziva vibe nyine icyo bita vibe ndetse ko wambwiye ngo warangije mu wa gatandatu wize ibijyanye n'iki nize Messi man ubwo mate economy na computer Messi banayikuyeho twarababaye nta kazi tuzabona turi muri music man ubwo usoje n'icyo kintu wakoze akazi ka mbere wigeze gukora n'akahe kari kababaje bro shaman navaga Kimironko urabona Kimironko agenda n'amaguru nkagera mu Gasyata ngiye ku igaraje rya mwene wacu man just so hajyaga akabukinga urabizi ibintu bakora ama deals nyine agafata nka 5M ikiraka cyose akagwa nka 500 nyine turumva byari hadi ugataha n'amaguru wazindutse n'amaguru saa 12 nagombaga kuba ndi mu igaraje mvuye Kimironko n'amaguru nataha n'amaguru urumva byari hadi ariko nta nigeze ncika intege biza kurangira ubivuyemo no nabonye ubumenyi genda niprovinga nshaka kandi hantu nakorera kuko umuntu wagwaye ubumenyi si ngombwa ngo anaguha akazi ndetse ubu ngubu ukora iki ubu ngubu mu buzima busanzwe ubu ngubu nkora muziki niwo gutunze umuziki ntabwo navuga ngo niwo ununze urayiga nk'umuhungu umuziki wageraho gutunguka gutunga that's the right uhiga nk'umuhungu gute mu buhe buryo rero buryo uhiga nose ubu moshene ntabwo azi ukuntu ahiga muri keji koko nabo njye kubigisha guhiga hari abantu baba batabizi ari amafaranga icya mbere ntugomba kuhagotwa kagira inshuti zizi guhiga amafaranga uburyo ubwo aribwo bwose nkaho ufite inshuti zigufasha guhiga amafaranga nyine b'abantu ugira abantu bagera kuri tere kuko biragufasha hari igihe uba wicaye uri bowa uvuga ati music man music ntizakubuze gukora ikindi kintu njye nicyo bikubwiye umwaka mushya ugiyemo kora umuziki ariko n'ibindi bintu bikore time ya family uyibone ko niko kuba nyine umuhanzi turi abantu nyuma yo kuba abahanzi nyuma ya kamera bavuga ngo ari abantu tuba twita inshuti nziza wowe nk'umuntu wita inshuti nziza kuri wowe ni umuntu ukora kimwe mu nshuti zawe ni nk'akahe kantu akora angira inama nk'inama yakugira ukavuga ati ngomba kuba inshuti yanjye njyewe umuvandimwe wanjye vibe ni umuvandimwe wanjye duhuriye muri Zawababa happy new year kuri we ubwo atabashije kugera hari ahandi ari guperforminga ari gushimisha abanyarwanda nanjye naje mu cyumba cya wapu ngomba kuhaba nyine nka Zawababa inama yangiriye nkumva ni fresh
yarambwiye ati never ntuzigere ushyira ibintu byawe ku bandi, just ibintu byawe byikorera nimba ushaka kuba secure. Uheruka kujya mu rukundo ryari? Never, I never been in love. Ntabwo urakunda aho nari? Ntabwo ndabona umusheri, munshakira umusheri wallahi. Ese ukunda nk'umukobwa umeze ute? Umukobwa sinzi ko yaza afite imico myiza man. Wigeze guteretaho umukobwa? Ntabwo waba utarabigerageje bro. Byagenze bite rero? Yarankatiye icyo gihe narigwesha. Warigwesha agufatiye gute se agende kure? Yarandabuye ngo azabitekerezaho. Akubungubwa nawe wakegera ngo agukatire kuko ntabwo ukirigwesha. Bibaho man, bibaho, levels zirarutanwa. Usobe najya kwa Mutase Joro. Oya. None se nyine. Wajya hehe? Ubu ngubu se anywa nka Marina Cyasano narakijajara. Ubona Marina mwaberana? Marina yanda namufana Marina. Hari akaririmbo ufite k'urukundo watura nk'umuntu nyine wigeze uririmba? Indirimbo nyinshi ndazifite z'urukundo. Ari niyo nasohoye nshyashya yitwa Nyiraminani, bajyeho bayirebe. Kutireho twumve. Banyu Nyiraminani urashaka umunani, ari kera bagitanga umunani, ubu mubana umunani niwabaza umunani. Uyu muzu na mubyeyi ukivuza impundu, aho kuvuza impundu urumva induru. Abasenga amagini birira ibinini, sekibabatiza umurinde bagakunda urusimbi. Abaribwa indani ashaka kugwiza imari mu masaha munani, akureba nirari. Uwambaye impuzu bamutaye ahuzu, uwambaye incabure bakamwakirana ubwuzu. Nyiraminani bajyaho bayirebe, ni brand new. Iyo uri kwandika indirimbo ugendera ku kiwe? Ugendera ku bantu ugiye kubwira message nicyo kintu cya mbere ngenderaho mbere ya vibe. Nka Maguma wari ushatse gutanga iyo message muri Maguma? Maguma ni story. Njyewe ndi umustoryteller, mvuga ku ndirimbo z'abantu, urubyiruko, ibintu nyine turimo. Wigeze uririmba indirimbo ijyanye n'ubuzima bwawe? Indirimbo ijyanye narayiririmbye. Yego. Usa nk'umbwira muri make muri story mo gake mbere yo kuyiririmba? Yari indirimbo ni haso ibi bintu tuba turimo urabibona. Ni haso kuba nyine wabona bakuru bawe kuri stage utakandagira kandi mukora ibintu bimwe, abari haso nyine bisaba kwihangana gakipinga fight nyine bijyanye n'ubuzima bwawe. Ku bijyanye n'ubuzima bwanjye. Nk'unyumvisha gato numva. Town iranze tumanutse byaro ni atari. Naburiri birayi kujya ikigani n'amadolari kurya ni screw numbaza bari ko ndabona itangira atani mu bantu 8 simbaza 8 ko mbona Rafari Kari life mfitemo ikiburi buzima bwanganze buturi. We nasema ukweli ndamuhiyisi tagira imbabazi myotsi mikoni ikarayi n'inkoni naramutse siniriwe about my hood nothing's good different too nanjye mbibona uku don't sleep moza mind kuri mane ijisho ndikanure maze dupanure chop ducakaze ndi muri yasu nafatiyeho na mikino gang kagakino wasigana amaraso. Ndi muri yasu nafatiyeho na mikino gang kagakino wasigana amaraso. Hasu ndi muri yasu nafatiyeho hasu urumva kari yaso nyine. Mu bana 8 simbaza 8. Mu bana 8 subaza 8. Uvuka mu bana 8? Barenga 8. Uvuka mu bana bangahe tuganiriza ariko tubwire? Ni benshi kuko n'abavandimwe mbashyira mu bana bo mu rugo. Abavandimwe ubushatse kuvuga? Mvuga nyine ba bantu muba mutava indi imwe ariko baba bari aho surround nyine family, bari muri family. Ntabwo ugomba kuba abusing. Uri nk'uwakangaye mu rugo iwanyu? Njyewe ni nk'uwakangaye wa gatatu cyangwa wa kane hafi kuko hari abavandimwe banjye naranahura nabo. Yego. Noneho hano twaje muri show. Hano wajeje gufana, ndi hano mu cyumba cya rap. Ninde waje gufana? Abaraperi bose barashoboye, ni itafari. Kuba naje nanjye mba mvuga ni reka ndebe ibyo bakora ubu kugira ngo dutegure hazaza bro.
waje gufana nde muri Real bose n'aba vibes umurapa ukomeye kuri we n'uwo bose barakomeye bro nta muntu woroshye ariko njye ningeramo uzabona ukomeye ningeramo ese hari ikintu cyashoboka ku buryo hari nk'uburyo bwashoboka ku buryo wahindura iyo style ukareka ugakuraho uwo musatsi ukaba uri umusore uri smart kuba smart sinzi wenda ibyo ari byo kuba smart ni uko umeze gute uri muntu wese agira ujya weramo smart nibyo natazwa kuba smart kwawe ni uko umeze kuba smart ni ukuba nambaye ikintu kitanjena kandi ndi free too ese ntabwo urajya ahantu bakagusohora we nobody nta n'umwe nawe arakureba basikura umunyamahanga ndi umunyarwanda yamana abadukurikiye ndi umunyarwanda ninde muntu wavuga wagufashe kugira ngo indirimbo yawe Maguma igere kure abantu bayimenye ndashimira Gens Comedy merci ni imfura cyane abantu bose bamfashije kuko impamvu uvuze Gens ndi umugenzi ejo dufite show za Baba n'uyicikwe tomorrow ejo mufite show ya za Baba Gens Comedy usigaye muri Gens Comedy ukina comedy wowe ntabwo ari ugukina uzaba performing ayo ariya muri Gens hari ukuntu bagufasha kuba uri umu artist ntabwo bivuze kuba utakora n'ibindi bintu n'undi mujene ushoboye ibindi bintu baramusapotinga kandi Gens uyu mwaka batweretse ko tutagomba kugivinga up tugomba kuba full package y'amana none se uretse ko iriya Maguma yamamaye niyo ndirimbo wari ufite wowe wakundaga cyane wavuga ati ni igomba kuba hit indirimbo ni nk'abana gute bivuze ni nk'abana nyine abana bose ugomba kubakunda uko bangana kuko niyo Maguma bayimenye hashize 3 years imyaka itatu mana bari myinshi mana ibaze nyine kuba indirimbo imenyekana after 3 years nabo bajya bimagina what we do now ibintu dukora ubu ngubu nibyo biri hard kandi nibyo bizatujyana mu cyumba cya rap natwe tukibona hariya tukaba byishimo nk'abanyarwanda iyo kofi imaranye igihe kingana iki iyi kofi kuva naza muri career ariko ntabwo ari gutya imeze kuko iyo ikimeze gutya urabizi nawe byaba bigeze ugenda uyikuraho nyine bitewe na jobs nyine na life yindi itari umuziki wari wafungwaho no I never uracyitwara neza ndasengera n'amaniga yanjye yose ari jeri mwaka mushya muhire nta sheni idacika man just man izabikora man umuntu wigeze gufungwa ukumva urababaye benshi cyane barafunzwe numva ndababaye ari n'umuntu ufungwa career ye igahita igwa nka Titi none wambwiye ngo wibera ngo imvumo niko wambwiye ngo aboro ngo ubu wacitse homo umumere n'iki ntago mu kibana none se nari ngiye kukubaza ubwo iyo utashye mu rugo uragenda ukaba mu rugo cyangwa uraguma aho ngaho wibera muri mu mvumo wewe ubu generasiyo tugezemo ntabwo ari ngombwa ko stick to the parents man urabasura ukamenya uburyo bameze iminsi mikuru bameze bate n'iminsi mikuru hafi ya buri munsi nta minsi ibiri hacamo nahuye n'ababyeyi banjye ndabakunda cyane none ndamubaze rero noneho Maguma za Baba bitewe n'uko ndi kukubona hari abantu bakubona akagira ibintu bakwibeshyaho ni nk'ikihe kintu wowe wumva abantu bibeshya kuri wowe kandi atari icyo udafite ahantu uhuriye nacyo abantu look uburyo ugaragara visibility ibyo bintu tujye mu mwaka mushya ibyo bintu mubikureho mujye mureba ability umuntu y'ibintu ashoboye gukora ibintu byo kuvuga ngo uramureba ngo iflex like no barakureba bakabona uri ikirara simbizi hari abandi bakavuga ati ndi smart bazi fashion ariko abandi nyine abantu urabareka bakavuga ko wanze kuvugwa yeze n'uwishinze yundi arabizi sinaba nkabo sinaba nkabo nzabona ndi zawa Baba still unique
yamani. Yego, ni irihe banga ugenderaho mu buzima ku buryo ushaka kugira inama nk'abantu bagukurikira bashaka kuzaba abahanzi nkawe? Ikintu kimwe nababwira, kuza muri industry ni ukwihangana. Yego. Kandi ukarwana. Kwihangana ni kimwe, ariko niwihangana n'urwana nta kintu uzageraho. Ugomba kwihangana ukanarwana. Karwana nande? N'ibizazane nyine, inzitizi zibaho. Ntabwo wakishimira kubona undi muntu ari yara kuri stage nawe warakoze muri uwo mwaka utari kuri iyo stage. No, ntabwo ari jealousy buriya hari abantu batayizi. Jealousy nziza na jealousy mbi. Gira jealousy yo kuguteza imbere na mugenzi wawe muteza imbere, icyo wifuza ukifurize mugenzi wawe. Ako wigira jealousy ngo reka mwice ngo ngende hari cyamusebye, urumva hari n'abashyira hanze videos z'urukozasoni z'abandi. No, ibyo binaga ari fair bro. We kora cyane, Imana izabisobanura. Ese ni nk'icyo kintu utinya mu buzima? Ni nk'icyo kintu utinya mu buzima? Kintu ninya ko napfa ibintu mfite nabyeretse abantu. Utinya gupfa? Ninya gupfa ibintu mfite narabyereka abantu. Ese ufite ubwoba bwo gupfa noneho? Ntabwo ari ugupfa, ibyo mfite ntarabikora ngo bijye hari outside. Uvuze nk'umuntu ubiteganya vuba, uvuze ngo ninya gupfa ibintu. Hari igihe ujya muri case ukabona uri hafi gupfa? No. Ukabona uri hafi gupfa? No, and then sibyo kurwara uburwayi bwagejeje habi. Ugeze kurwara wenda? Warwaye iyo ndwara? Yari malaria. Ariko nyine ntago kuva icyo gihe nyirwara nagarutse nsenga Imana nyisaba ati basi Imana mangore 50%, nubwo nakora 100, 50% nereka abantu what I'm doing, nzamura idarapo ry'igihugu. Nimakaza urukundo mu bantu. Umuziki wanjye ntabwo wimakaza urwango. No bro. Hari ikintu ujya wicuza mu buzima bwawe? Nothing. Nta kintu ujya nicuza. Nta na kimwe. Uvuga ati iki kintu kuki? No, biba ari option. Guhitamo kwawe ntabwo ari uguhitamo kwanjye. Umukobwa wa mbere mwatandukanye mwari mupfuye iki? Ntabwo ndajya mu rukundo. Ntanarebe. Munshakira umukunzi. Umukobwa wa mbere wabonye ukumva aragukuriye uramukunze, wari ugendeye kuki? Yari Rihanna, kandi Rihanna sinamugeraho. Nuko ngo uwikundira Rihanna? Rihanna. Uheruka kurarana na Rihanna, kuryamana na Rihanna ryari? No, Rihanna nta mwahurira esaho. Mwahurira. Niyo umuntu akunda Rihanna ngo abajya Amerika. Reka ntabwo wajya Amerika. Ibyo ni iby'aba Safi bajya muri Amerika. Njye ntabwo njya muri Amerika, uzabaza. Bajya muri Amerika nijoro. I'm still in KGL. Ntabwo uri aba diaspora? Ntabwo ndaba diaspora. Mushakira diaspora. Aba diaspora nabonye banavuga neza. Happy New Year. Man. Subiza. Bagushakira diaspora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hano rero twaje mu cyumba cya rap, none nkubaze noneho mu kwinjira urabona hari abantu benshi, nawe nka Zawa Baba uri kubona hari ugeze ubona byibuza performance yawe nyine abantu uburyo bari kugufata bari kukona, uri kubona ko byibuza akazina gatangiye kuza se? Abantu nyine bagenda babimba. Hari n'abantu njye ntabwo nabyo expectingaga ko magumizwe kuri uru rwego. Hari n'izindi bazi nyinshi bagiye bavuga, ariko big hit niyo ugomba gukubita nyine. Ubonye ari amahirwe kuhurira kuri stage na Anita Penda akakuzamura. Get up, udutwereke icyo ushoboye. Bavuga ngo abahanzi benshi bakizamuka hari igihe wisanga babajyanye, ukabona nk'umuntu aje ngo akugize umutinganyi akazajya agufasha. Wakemera ko umuntu akugira umutinganyi akazajya akakuzamurira impano yawe ukaba umusitari? Si ubwo waba umikimana nyine akakugira umusitari muri we rwego se? Nyine ubusitari muri we ukaba umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Mu Rwanda je I wanna take a Grammy. Reka mbibabwirire kuri kamera. Je ndashaka Grammy man. Shaka Grammy ukayikoresha iki? Grammy nje nzayitwara bro. Nzayitwara. Ejo bundi ku tariki ya mbere hari igitaramo cya The Ben na Bruce Melody. Ngo hagezweho 001 na one of kind. Bari abantu ubundi iyo bigezeho nje mitanziye ngira gutya. Iyo bigeze kuri inde? Boss. Bande? The legend boss. Inde nande? Ben na Melody Munyakazi.
uzajya mu gitaramo na sofa ntago ndabona amakuru I don't have a ticket. ni 10,000 byonyine Nta ticket mfite. uzagenda ugiye waba ugiye gufana nde Ngiyeyo navayo ahubwo menye uwo nzafana. Kuko ngiyeyo bose bari guhangana ntamenye uwo nzafana. rap na hip hop bitandukanye kuki Byose ni kimwe. Yego. R&B na hip hop R&B slow, hip hop ivuga street culture, nyine ibintu biri in heart utashyira ku karubanda. Yego. weruka kurwana ryari Kurwana nyiri muri primaire. Ya. wagira ngo ugikora fight none hano wambaye harya iyi bore ibisobanuye iki Iyi ni blood, ni bandana. oya red nyine isobanuye iki hari Ni yaba blood yingi. ni aba blood Ya. Ari blood n'aba clip. Ya. Aba clip bakoresha blue, aba blood bakoresha red. Ariko ngiye byo simbigenderaho, we are all human, turi abantu twese. ari ngo aba blood N'aba clip. Yeah. Wori mu blood. Oya ntago wavuga ngo ni umu blood cyangwa umu clip. Ya kuko ejo uzambona ni ya blue biterwa nyine n'uburyo wambaye. Umuhanzi w'icyerekezo cya uri kuri wowe nyine umuhanzi w'inzozi zawe wavuga ati ngize amahirwe nkakora collabo n'uyu muntu ubuzima bwanjye bwa buhindutse nini ubuzima bwaba buhindutse. Bulldog bifuza gukora collabo nawe Bulldog arakora ni mwiza kandi inspire me kuta giving up. Buri umuntu maze like 18 years zinarenga ndembara kari imyaka 20. wari wahura nawe mukaganira nta na rimwe. Okay kibazo turi kugana ku musozo dufite aba influencers umvuze influencer wumva cyari aba influencer ndabona ni nk'uwe mu influencer uba wumva wifuza kuba wahura nawe mukaganira mugasangira nka Tina niko bavuga uwari we wese bose ndaba respecting. twivugira abakobwa ba Slay Queen cyangwa se abakobwa bakiza mu Rwanda turabafite benshi ninde wumva yakifuza kwicarana nawe mukaganira anybody ndi single urumva ndi single nshaka Zawababa ndi kuvuga mu bastari bo mu Rwanda abakobwa b'abastari ase why not umustar atankunda man je urabona ndi mubi man look at me man wumva ari nkande wagukunda ubwo ngo bose nta numwe uvuye mu bose hagati ya ngiye kukubaza ubwo ni choice urahitamo umwe hagati ya The Ben na Melody hitamo umwe nobody ubu ntabwo navuga uzabimbaze ku itariki 2 Bulldog na Riderman man uranyishe aho ngaho bose barakoze baranakoranye sino gukora njye nifuzaga ko banakorana before ni igitekerezo nari mfite ko nahura n'umwe muri bo nkakimubwira nuko nyine album ya Fireman na Bulldog bonyine ya accept Mutesi Jolly na Alia Cool bose ndabemera to be honest iyo ukunda umuntu uba ugomba kubivuga bose ndabemera. Mutesi Jolly she inspired ntabwo ari he she inspired she inspired us nyine aduha motivation aduha ibyiyumviro bishya. uriya Mutesi Jolly arakwenspira koko man Mutesi Jolly man nta kintu adakora. That girl akeneye za wadi zimwe njya numva abantu bakoze ibintu bya danje arayideservinga pe. hari abamanager bo mu Rwanda baba bahari ninde wifuza ko wasaba ati nyaboneka nyambona ufasha abahanzi nanjye ndeba amarembo aruguruye kwa Zawababa. ndakubwiye wowe hari umuntu ubari inzozi zawe ukabona nk'umuhanzi avuga ati ngewe burya ndi umuhanzi ndifuza kuzahura na Junior Giti cyangwa amfashe bamwe bati muyoboke abandi hari abamanagers benshi b'abahanzi b'abaraperi benshi bahari namuyoboke mu kanya twahuye yari ari mu cyumba cya rap nanamushimira yagusuje
jewe ndosumva yansuza mana aranzi genda musuhuza wamusuje muyoboke ya be the first ninjye wa mbere wamusuje akubwira ngo iki namusuje ambaza amazina yanjye ambwanga aranyishimiye ajya kuri Instagram sinzi niba simbizi nyine ndaza kureba gucekinga uyu mwana ari hoti na maguma aransura agashaka kuhaguma wari ushatse kuvuga iki ni ibintu bibaho se we ntabwo bagusura ngo bagume mani yewe ntabwo mbese wowe se ubwo wowe niwe basura bakahaguma wa mujene uri kuri kamera yakubwira buri wowe niwe basura bakahaguma nje baransura bakahaguma bakaba benshi nanababwira bateka iguma ukuntu akunda mugani we iyo ndirimbo wari ushatse kuvuga ngo uyu mwana tuza nko tubwira gake ko aho kuntu nyine ibintu nisinzi ko nabivuga n'ibintu biriho kuba abakobwa nyine baba bari kumwe n'abahungu bari kumwe n'abakobwa kandi na byiza ntabwo dukeneye ko abahungu bajya bonyine cyangwa abakobwa bonyine ntawe inspiration yavuye aransura agashaka kuhaguma araguha ni muguru iyo akuzi yanaguhera nzira najya yita kuri kirazira biragoye kumusanga imuhira kuko aba ari iwanjye se wamusanga iwabo gute ubu mwana waje mu cyumba cya wapo wamusanga iwabo ntabwo wamusanga iwabo ntibibaho na sawa baba ntabwo ari iwabo uzamusanga mu mihanda umwami w'imihanda wabitekereje gute nyine iyo inspiration no kugira ngo wandike iyo ndirimbo maguma yavuye kuki inspiration ukuntu izi ndirimbo sinzi ukuntu wenda abandi bahanzi bahanga yifashe pen ufite time we muri mind havamo ibitekerezo wowe ugacekinga icyo wumva w'abantu bakaba bakora nyine byabaryoye kandi wabonye ko byabyaye feedback nziza ni ibintu biriho nyine byose arabyumva kumva bimubaho ese we ntabwo birakubaho kuba bagusura bakahaguma ntabwo birambaho uyu mwaka wabaye fail to you hari umukobwa wigeze kugusura ashaka kuguma iwawe umwe se baza ari benshi na buri munsi n'ubu nabasize hari umukobwa wari wakubeshyera ko wamuteye inda yambeshyera gute se tutaryamanye baza baje gukora iki yaba aba nyine bashaka vibe sinzi ibintu nyine biri mu bagenzi they wanna fame they don't wanna work that's true ndababwiza ukuri man ntabwo bashaka gukora barashaka fame kandi twe turi gukora man mukore wake up ukabona umukobwa ari kuza ntabwo ari gushaka gukora yaje kukureba no ari gushaka gukwama tu ngo uri future husband ibyo ngibyo rero I don't wanna that here. Hari umukobwa wakwise ngo uri future husband benshi cyane benshi urumva nanjye harabona itawa future wife banifuza guhura nabo urumva focus nyine wirukira ugusiga ugasiga ugusanga niko bimeze future wife yawe ninde future wife wanjye uzaza nzamwakira umukobwa wo kuri social media nk'uko nigeze kubikubaza man waba ngoye gutekereza aka kanya sinabishobora ariko nka Muyango Marina ya good ukunda Muyango cyane na Sano no nkunda ibintu bakora ntabwo mbakunda azi ndetse gukunda umuntu ni icyaha ntabwo ari icyaha nemere kumukunda nemere kumukunda akavasi kuri Muyango freestyle uko ugenda unsatira niko ncokerwa nkamanuza umuzabibu nawo ndawutumiza baby nakabuza umva nawe musa uwo monarisa umva nago musa umbera mushya uri nk'isezerano rishya iyo umwenyura numva byose naguha mu murenge ntasinya kuri caci nasinya nawe Muyango nasinya muronwere nasinya ubyemeye nasinya right now akubanza wowe genda ashaka vasi noneho yo kurapa hazemo uwo Muyango ukunda gushaka ndapa Muyango nese si wari umaze kuvuga ko ukunda ntago gukunda umuntu wifuza ko bakubera yavuze ko ngukunda naba nkoze ikosa njyewe se ko nari umutinganyi kereka wibwiye umutinganyi bro abantu babitandukanye ukunda fo izanyo na santari fo ninjiye mu mukino gusohoka mu bu n'ibibazo ni nko muri mwihurizo
fo bayita fo bagenda bayicekinge yasohotse kuri album yitwa Ibaruwa ya mbere ifite ibaruwa ya mbere ya kabiri ya gatatu soon mbere yayo hari Nyiraminani mixtape ni EP bayitegure yasohotseho Nyiraminani bayirebe abantu batazajya dufite maguma gusa nkure urushije ari za Bangkok hari nyinshi meni induba nyinshi cyane reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ni kubona maguma ko abantu kaberekana kwafe bakabanza bakareba kwafe icyo bita ubugeni banje ntabwo urarwana n'umuntu agakubita urushyi mu mutwe never njye ntabwo nkunda kurwana ntabwo nkunda n'ibintu byateza akavuyo muri rubanda. Ese wiyogoshesha nka kangahe mu cyumweru? Mu cyumweru ntabwo mbizi, ntabwo njya mbara ngo niyogosheshe kangahe mu cyumweru. Njye niwe umarandevu unyogosha. Yaguha randevu? Njye ntabwo ari njye umuha randevu. W'amarandevu ntazayagwiza muri izi nagwira nkavuga ni musaza. Hari abantu bashaka ko mwagirana imikoranire bakona kuri telefone? Ya nimero ni kuri WhatsApp 0784328229 0784328229. Tusoze kuri Maguma kira microphone. Uyu mwara riyoti nk'amaguru arakira agashaka kwagu arashaka mupeteri bw'umariya rukakira gumagu araguha nk'umugu yakuze yandagora nzi najya yitakuri kiraze biragoye kumusanga neye maguma zera bapa apiniya kuri mwese ababyeyi banje vibe apiniya ya abantu bose enjoy abanyarwanda bose happy new year too. Hari umutipe marashatse kuita ngo aguchallenginga none ndabona ahise agenda. Nashaka guhangana nanjye natanze nimero. Zarakoze cyane. Murakoze cyane umwaka mushya muhire. Ya kandi muzawurya nubarye uzababera uw'amata n'ubuki. Kuri buri muntu wese waba urwaye waba umeze ute nizo ishu z'ubuzima tubayemo mani. Yego abana bazibuke gutaha. Abana bazibuke gutaha. Bajyaye. Bazagumeyo. Bagumaye. Kurikije Maguma nyine ukuntu baza bagashaka kuhaguma. Nibabona icyo bashaka nyine ubwo bakibonye. Reka adutemo last verse verse ya nyuma twari tubabekeye kandi tuyibagiye harya ubwo ni boro yitwa Ikigusha brand new igiye kuzaza soon muyivibinge kabisa. Nini mugiye gusohora ya dutemo twumva twagiye nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nitemye magaze ruve n'abataka nitemye magaze ruve n'abataka ndabwira bikambere bazana ikiri imbere abizuba rimurikiye dore baranyoteye hari n'ibindi muzane n'ibindi imiki wena mbukuruzi kiyazi umunsi kubanga ubukuruzi n'ubuki bwaki dukanda amazi tusogongeye nigutumanuriye abari ku kigega babwire bakongere nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nitemye magaze ruve n'abataka nitemye magaze ruve n'abataka Jago yahuye n'ibigusha baba yahuye n'ikigusha titi yahuye n'ikigusha ntimenye yahuye n'ikigusha nawe utagira ikigusha nanjye ngira ikigusha nawe utagira ikigusha badiragira ikigusha nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nawe utagira ikigusha nitemye magaze ruve n'abataka nitemye zawa magaze ruve n'abataka dusubire inyuma gatoya twagiye dusubire inyuma gatoya twasubiyemo vasi ya kabiri twinjire kuri vasi ya kabiri. Baba yahuye n'ikigusha titi yahuye n'ikigusha kimenyi yahuye n'ikigusha nawe utagira ikigusha nanjye gira ikigusha nawe utagira ikigusha badiragira ikigusha. Ikigusha cyawe ni ikihe? Ikigusha cyanjye ni music yanjye
music yanjye ni ikigusha kuri njye, buri wese afite ikigusha bro. Urabanza ngo ninde wagize ikigusha wa mbere? Baba yahuye n'ikigusha, Tita ahura n'ikigusha, Kimenya ahura n'ikigusha, ni benshi cyane. Baba yahuye n'ikihe kigusha? Baba yahuye n'ikigusha man, subo nabyo se man, uri kugusha. Baba babuze. Baba mu mwami. Baba yahuye n'ikigusha. Ya ikigusha, ibigusha bibaho nyine. Bigusha ikintu cyagusubiza buri inyuma man bro, ni ikigusha. Niyo wa stepping intambwe musubira inyuma, kiba ari ikigusha kuri wowe kuko ntago ubu forwarding man. Kimenya yahuye n'ikihe kigusha? Nawe yahuye n'ikigusha hari igihe kera nyine nyumva ibintu by'umupira ngo cyageze najya mu kibuga sinzi byari byagenze, ariko nacyo ni ikigusha man. Urakenewe mu kibuga bro, gera mu kibuga utwaye duhe ibyishimo. Inde Kimenye nyine naze gukora iki mu kibuga, aze gukora nyine aduhe ibyishimo. ngo uvuzemo Baba, Kimenye nande wundi? Ni benshi nose we nta kigusha urageraho. Ndi kuvuga bo waririmbye. Abo naririmbye no ntago ari ukuvuga abo naririmbye, izo ni samples nanjye nakubwiye ikigusha cyanjye. Wambara ukankubita indi boro ufite muri izo style, muri style ya Magoma. Twagiye ndi muganga ukingira imbasa n'ibindi we, ndi muganga ukingira imbasa n'ibindi sha, nawunitse byinshi wineza nyabingi, gabanya imirindi iri nicura burindi, ndabwira bikambere bazana ikiri imbere, abizuba ni muri kiye imbasa, ndi muganga ukingira imbasa n'ibindi, turi abaganga bakingira imbasa n'ibindi. Imbasa tuzazikingira muri uyu mwaka uje. Akandi kamwe basi, kandi kamwe twagiye. Akandi kamwe naribe bro twagiye. Umufungo ni ishyano, umufungo ni ijana, umufungo ni ishyano, umufungo ni ijana, ma kufite nanjye wama kuba nanjye wama nime ncoteje icyaka n'ababahora mu byaha, abayiga ay'ibyondo naheruka na mugondo, sibye inda z'igikondo igikondo barabyuka bawuhiga, ariko ninagwira utuma biyamira, ufite nakubwira kutunga byaguhira, nubwo ari inagwira bisaba gukabukira, ukabanza ugaharura inzira, ukamenya ikiguzi kibiri hanze. Sawa urakoze cyane.